ajyaga nambukana akavuga ngo umwana wo kwa boss aratambutse batazi ubuzima nyine tubayemo ko nyine mama yakundaga ikintu cyo kwihagararaho byatari nyine nkajya muganiriza nkambwira ukuntu bimeze kambwa ati wowe jya wihangana ugerageze wiga uzabitsinda komera wihangana harimo ibintu bibaho nyine ubwo birumvikana abana mwiganaga bari baragusize ngo wari warasibiye muri make kubera kutiga bari baransize nyine urumva nyine nahise ntangirana n'abandi nyine bari inyuma yanjye nuko nyine mba muri ubwo buzima bwose ngeze ntashye muri vakanse mama arambwira ati rero ikibazo cya credit kimaze kugorana ko ntabwo yari kujya kubwira musaza wanjye na stress z'amasomo niki ninjye yabwira ko ari njye mukuru kambwira nkibaza se arabimbwa ngenda mufasha iki nta kintu cyo kumufasha mfite akambwira ngo mugiye kuzasubira muri bwa buzima mwavuyemo Yes, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikira umunsi ku wundi kuri channel yacu tumaze kumenyera ni Ubuhamya TV. Wowe udukurikiye yaba uri mu Rwanda ndetse nawe udukurikiye uri hanze y'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze nkuko muri kubyumva rero cyangwa se nkuko mumaze kubimenyera. N'ubundi ni ngewe Obed Bizimana, turi kumwe ariko nanone n'abatumirwa bagiye batandukanye. Kuri uyu munsi reka mbyita amahirwe kubera ko twabonye undi mukobwa mwiza cyane, araza kutubwira niba ari umukobwa cyangwa se ari umugore. Nta kibazo rwose, tugiye kuba tuganira, turaza kumenya byinshi cyane bitandukanye ku buzima bwe, turaza kumenya byinshi cyane bitandukanye. Ntekereza ko nawe udukurikiye hari icyo uri buze kugenda wigiramo cyangwa se hari isomo uri buze kugenda uvanamo, nkuko intego nyamukuru cyangwa se impamvu nyamukuru y'iyi channel yacu Ubuhamya TV ari ukugira ngo umuntu agenda dusangiza ubuhamya butandukanye kugira ngo buzagirire akamaro n'abandi bagenda badukurikira muri rusange. Rero tudatinze reka tumuhe ikaze, urisanga tugahe ikaze ku Buhamya TV. Murakoze cyane kunyakira ku Buhamya TV. Amazina yanjye nitwa Clemence Nitugeze. Nishimiye kubana namwe, tugiye kuganira kuri byinshi ku bintu byaranze ubuzima bwanjye. Umuntu akubonye urasa nk'umuntu ufite imyaka mike. Ufite nk'imyaka ingahe niba atanyibanga? Abantu benshi niko babibona ariko nyine ndakuze. Nka 15. 15. Hoya wibeshye. Ufite imyaka 25? Ku myaka 5 ariko urumva ari ukiri umwana muto, ubwo cyo bintu cyabyibuka? Shanda byibuka cyane, buri ubwonko bw'umwana nyine muto burabika ku buryo nyine harimo nk'ikintu kibaho kabutakibagirwa nyine uko byagenda kose. Rero nyine niyo mpamvu ibyo bintu nabibitse mu bwonko bwanjye, nyine ubu buhamya kuri njyewe. Ndabyibuka nyine icyo gihe iwacu twabaga inaha i Kigali tuba Kimisagara. Nyine biba ngombwa ko ubuzima buza kwanga, papa na mama akazi karahagarara, tujya kuba mu cyaro ariko nta hantu ho kuba nyine tubafite. Baragiye nyine bajya gushaka inzu yo gukodesha, yari ngiye na musaza wanjye mutawankurikiraga. Ariko nyine aho hantu ikintu cyatumye mbyibuka, inzu twabagamo imvura yagwaga yaravaga byatari. Abona nyine ahantu twabaga habaga ari mu mategura. Mategura yarashaje, kubona abana b'i Kigali nyine baje bakaza kuba muri ubwo buzima umva ntabwo byabaga byoroshye. Birumvikana. Birangije imvura yagigwa, mama akajya afata shitingi akorosa nyine uruhande turimo, byaba ari nijoro nyine imvura yabiguye, umwana umwe akamufata akamushyira mu nguni n'undi mu yindi. Rero ayo mafoto iteka buri gihe ahora angaruka mu maso, ntabwo njya mbyibagirwa. So ibyo ngibyo bivuyeho mu rugo bakajya bihiringa, ubuzima nyine umva buba hatari nyine tu. Noneho rimwe ngeze nko mu wa kabiri primaire,
urumva twari tukiri muri bwa buzima nyine butarahinduka. Mva mu rugo mama yihirenga akajya ahingira abaturage, ubwo papa nyine nawe ari inaha i Kigali yaraje guhiga, hari ibibora bita imyungu. Yego. Ibyo bibora nyine mama akajya abitugaburira, tukamugata ibintu ntabwo tubishaka. Kubera kumenyera ubuzima bw'i Kigali nyine baguhereza ibintu nyine udashaka nyine twarya tubirya nyine tukumva birabishye. Umva bigeze aho ngaho nyine ku bw'amahirwe y'Imana papa aza kongera kubona akandi kazi, ariyubaka, abona nyine ibiceri, atugurira inzu yo kubamo. Ariko nyine nabwo ntago byigeze bigenda neza nyine nk'uko tubishaka. Nyine nabwo tukajya dustragoringa, no kwiga nabwo tukiga bigoye, kumva. Birangije nyine ikintu cyaje gukurikiraho byabaye ngombwa ko nyine papa avuga ati agiye kujya kwikorera. Agiye kwikorera, nta bundi bushobozi yari afite, n'akazi nyine yari afite ntago byari gukunda, amafaranga ye yarakoreye no gutunga umuryango n'iki, akabona nyine ntago bizakunda nyine kuba yatangira business. Avuga ati reka tujye gusaba credit. Yego. Abagiye gusaba credit nyine muri banki. Agiye gusaba credit, icyo gihe ndabyibuka yari amafaranga menshi, ariko hagati aho nyine mbere yaho menya ko nyine bagiye gusaba credit, ibyo ngibyo nyine wenda nabimenyemo ndi mukuru, ngeze nko mu 2 segondere. Bari barayifashe mbere. Yego. Nuko ariko nyine mama akajya fightinga nyine akavuga ati abana banjye bige, akemera nyine akaturihirira, kumva. Natwe nyine tukamukundira tukamubera abana beza, tukajya twiga nyine akatwereka ko nta kibazo kiri mu rugo. Umunsi umwe nari ngeze mu 2 segondere. Mama arangije, icyo gihe byari muri vacances. Ninjye wari mukuri wacu, musaza wanjye nyine yabaga nyine muri famille nyine tutabana mu rugo. Ari njyewe na musaza wanjye na karumuna kanjye gatoya. Muvuka muri 3? Turabana 3 mu rugo. Yego. Numva mama ndi muri salo, nicaye muri salo, numva ari kwivugisha mu cyumba. Ndamubaza se, ndagenda ndakomanga, mbura umuntu unyingurira nyine aranyihorera. Ndongera ndakomanga. Ndangije ndamubwira ati se mama wabaye iki? Ubwo urumva ni bya bibazo byose byari byaramurenze nyine adafite umuntu yanabwira. Nuko birangije ikintu yakoze yaranyinguriye, mubajije icyo yabaye, arangije arambwira ati ubu ndeba aka kanya ndaremerewe. Ndamubwira ati se uremerewe mu buhe buryo? Ngije arambwira ati rero ukuntu ibintu bimeze, tubungubu inzu yacu iri muri credit, dukeneye kwishyura kandi amafaranga menshi. Nenda ndamubwira ati se ma twavuye muri bwa buzima none turashaka kongera kubusubiramo. Uri kumva? Arangije arambwira ati ntago tuzabusubiramo, nzakora uko nshoboye kose ntago muzabusubiramo. Ariko urumva ko hari kugira ngo ampereze ihumure nk'umwana kujya no kwishuri, ntazongera kujya guhangayika. Yego. Ntazajya mpangayika ku ishuri iki nuko. Icyo gihe ubuzima burakomeza, nayo madeni n'icyo urumva nyine mu rugo ibibazo byari ibibazo, kuturira minerivare, kurya ari fight. Ariko nyine ikintu nabakundiraga, bageragezaga nyine bakatwitaho ku buryo nyine mu baturanyi batamenyaga ibyo ari byo. Ajyaga nambukana akavuga ngo umwana wo kwa boss aratambutse, batazi ubuzima nyine tubayemo. Ko nyine mama yakundaga ikintu cyo kwihagararaho byatari. Ariko nyine muri we yari yarashize. Nuko nyine birangije ngeze mu 3 segondere, ndatsinda banyohereza kwiga mu burasirazuba ahantu bita Gatsibo. Yego. Icyo gihe papa ndamubwira ati rero papa nshaka kujya kwiga kandi ntago ndi bwige 12. Yego. Anjye arambwira ati nta kibazo, nzakora uko nshoboye kose hanyuma uzajye ku ishuri. Ariko papa akaba azi yuko mama nta kintu nigeze ambwira ku kintu kigendanye n'iyo credit. Angije nyine papa ntago yarazi ko nyine mama yambwiye izo struggle zose nyine byo kujijisha n'abana n'iki, anjyana ku ishuri. Naragiye ahantu nigaga nahize igihembwe kimwe. Maze kwiga igihembwe kimwe, musaza wanjye nyine nawe yigaga boarding, kuko nyine mu rugo bari baravuze ati ubuzima bwose twabamo ariko abana bacu bazige. Yego. Bakoraga uko bashoboye kose ngo nyine dukunde tubeho neza kandi nyine tugire n'ikintu tumenya, nyine bakaturwanira nyine tu. Ndagenda mpiga igihembwe kimwe, maze kuyiga igihembwe kimwe ikintu cyaje kumbabaza, tugiye gusubira ku ishuri igihembwe cya kabiri sinigeze nsubira ku ishuri. Byagenze gute? Icyo gihe minerivare yarabuze.
bivuze ko na Minerval bakwishyuriye bwa mbere yari credit. Minerval banyishyuriye bwa mbere ntiba sumbaza aho yavuye niba byaragenze gute byo ntago mbizi icyo nabonye nuko nabonye njya ku ishuri. Birangije nyine papa arambwira ati rero ntago wajya kwicara mu cyaro kwaba ari ukwiteza abantu ati rero ukuntu ibintu bimeze uragenda ujye kuba kwa shangazi wawe. Ndenda muga ati sepa ntago nzongera kwiga. Arangije arambwira ati hoya kwiga uziga ariko urihangana umare uramara ubwo n'ibihembwe bibiri utari kwiga uzasubirayo umwaka utaha. Nose kuki yashaka kujya kwa shangazi wawe mu rugo impamvu ntago yashakaho nyine ngo njye kwiteza abaturanyi. Noneho nyine muri vacances iyo nagendaga nambaye uniform nyine bakajya bagira ngo mvuye ku ishuri. Nuko birangije nyine mara hafi umwaka wose ntari kwiga. Ndangije ndamubwira icyo gihe numa umwana twiganaga twari turetse ku kigo kimwe. Ndamubwira tumva rero uzanzanire babyeyi nzagaruka ku ishuri. Umwana yaragiye babyeyi arayizana amaze kwizana nyihaye papa arambyaana amafaranga afite. Komera. Amaze kumbwira ko nta mafaranga afite yahise abwira shangazi ngo nagende ajye ku kigo cyari Kayonza nyine cya Torubu ajye kunsabira y'umwanya. Icyo gihe nta biroti nari mfite yaho nyine naturutse. Yego. Arangije nyine barambwira ngo ndajya gushaka result slip yaho nigaga nyine Olev. Mu by'ukuri nari mfite mideni ku ishuri ntari mubona uburyo nyizanamo. Ako kubw'amahirwe ndagenda njyayo masanga ko nabure nyine muguru ukuntu bimeze rizatarayima. Ndagenda nyine nkomeza kwiga aho ngaho na musaza wanjye nyine kwiga ariko bigoye kandi yigaga no ku kigo gihenze nyine tu. Kandi nyine bataha mukuru ko nyine yigaga mu kigo cya Singo batamujyana kwiga muri Mix ngo bikunde. We yarakiga n'ubundi abayo. We yigaga aba mu kigo guhera senior 1 kugeza senior 6. Nuko nyine birangije byagezemo hagati ngeze mu batanze Minerval y'igihembwe cya mbere reba kugera kuri level none n'amafaranga yaho nigaga Torufu akajya buro. Uri kumva? Ndetse mama wawe yarakibana papa wawe? Papa yabaga inaha i Kigali, mama wa mu cyaro umva nyine papa yaraje guhiga. Mama nyine aba mu cyaro yibere mu buzima bwo mu cyaro. Nyine byageze kuri level njye bijya bincanga nkajya nicara ndira muri class. Rero nyine hari umwana twiganaga inshuti yanjye nyine nkajya muganiza nkamubwira ukuntu bimeze. Kambwira ati wowe jya wihangana ugerageze wiga uzabitsinda. Komera. Ihangana. Harimo ibintu bibaho nyine. Ubwo birumvikana abana mwiganaga bari baragusize ko wari warasibiye muri make kwera kutiga. Bari baransize nyine urumva njyewe urumva nyine nahise ntangirana n'abandi. Nyine bari inyuma yanjye. Nuko nyine mba muri ubwo buzima bwose ngeze ntashye muri vacances mama arambwira ati rero ikibazo cya credit kimaze kugorana ko ntabwo yari kujya kubwira musaza wanjye na stress z'amasomo niki ninjye yabwira ko ari njye mukuru. Kambwira nkibaza se arabimbwa ngenda mufasha iki. Nta kintu cyo kumufasha mfite akambwira ngo mugiye kuzasubira muri bwa buzima mwavuyemo. Natekereza ukuntu twajyaga turara tunyagirwa tudafite aho ko mwumvaga yenda karanyishe. Ubwo yakubwiraga ko ashaka kugurisha yanzu n'ubundi mwari mwaraguze kujya gushyeka. Noneho ariko ndagenda ndamubwira ati rero mama njye ibintu ko bimbwa nta kintu ndi bugufasha. Kambwira ati
uzabibwire basaza bawe, uzabibwire murumuna wawe. Ntabwo nshaka ko bazasubira inyuma mu masomo yabo. Nyine wowe impamvu mbikubwira nta wundi muntu wo gutakira mba mfite, kandi papa wawe ntazamenye ko ibintu bizi. Birangije nyine ndatuza ndagenda mubwira ati sema ti buriya nta sambu dufite, icyo gihe ndabyibuka hari ahantu twari dufite ishyamba rinini. Ndamubwira ati se ririya shyamba ntabwo twarigurisha tukagurisha n'imirima nyine twahingagamo hanyuma tukishyura inzu. Aramubwira ati amafaranga ni menshi ntabwo byavamo, nyine urabona ubutaka bwo mu cyaro nta gaciro buba bufite. Arambwira ati ntabwo byakunda, amaherezo nyine ni ukuza bagatwara ibyabo. Ndangije ndamubwira ati nta kindi kintu njye rero numva twarenzaho, tireka tubiharire Imana. Nuko nguko namubwiye. Mama akajya ajya gusenga, tukajya tujya gusenga nyine avuga ati Mana uzambabarire umaho kuba niyo ibindi byose babijyana ariko nkabona ahantu abana banjye bazajya baryama. Ndamubwira ati se nk'ubu ngubu uramutse ugize nk'umuryango, ubu wazajya ubabwira ko iwanyu ari he mudafite aho kuba? Ibyo bintu nyine yabimbwira nyine ngiye nkumva birambabaje, biranyafekita cyane. Noneho ngera kuri ya revo ku ishuri natangiye kujya mu biyobyabwenge be. Uri kumva, ndagenda nyine ntangira kujya nyine numva no kwiga nta n'ikintu bimariye. Uri kumva, muri weekend nyine nkatangira kugendera mu bigare n'iki. Nyuma nibwo naje kwiga ndavuga ati nshaka kubabaza mama wanjye kandi ntako atagize, ngakunde tubeho neza nyine. Nyuma ndigarura. Hari igihe ujya ugeramo wumva wasiga nk'ababyeyi ukigenda ukajya kwibana? Sha ni ukuri pe, ibyo bintu byambayeho. Wari ufite nk'imyaka ingahe? Nigaga ubu nanjye nageze mu 5 segondere. Uri kumva, nyine ntangira kugendera mu kigare nyine cy'abana nyine kitari sawa iki. Nyine ngiye nkangira ngo no kwivura stress ahubwo ndi kuziyongerera. Uri kumva, birangije ubwo ngubwo twakoze iki, mama yarampamagaye icyo gihe nari ndi ku ishuri nyine. Arambwira ati Clement, ti inzu yacu baje kuyiteza icyamunara. Ndangije ndamubwira ati sema nta kuntu twabandikira twabwira bakaba baduhaye iminsi? Arangije arambwira ngo icyo gitekerezo umaye nicyo. Uri kumva, yego, nyine bareba muri systeme iki. Arambwira ngo twandike ibaruwa hanyuma nyine tuyijyane kuri banki. Yego. Nuko birangije twandika iretere, arangije arayijyana baraduhagarika baduherezaho iminsi mikeya. None ndamubwira ati rero mama, ti ubu kuntu biri bugende reka twemere tugurishe ibyo dufite byose, ujye no mu nshuti n'abavandimwe ufite umuryango, bahitemo ari ukutubona twikoreye amasafuriya n'amamatera turi koheta, cyangwa se batugurize tuzabe tubishyura. Uri kumva, mama yaranyumvise nyine yumva igitekerezo cyanjye. Yakoze iki, yashatse abakiriya agurisha rya shyamba twari dufite, agurisha n'indi mirima n'ibindi byose nyine twari dutunze, amatungo yose aragurisha. Icyo gihe nyine abwira mukecuru nyine nyagokuru wanjye nyine ubyara mama, nyine amubwira ikibazo uko kimeze, aba open nyine aramubwira. Mukecuru yari afite inka, icyo gihe arangije arayigurisha. Amubwira ati ntazabona abuzukuru banjye bari kwangara, ati ibyo bintu ntabwo byaba ari byo. Birangije icyo gihe habaye iki, nyine nyogokuru aduhereza inka barayigurisha. Ajya nyine no kwa marene wiwe nawe nyine amuguriza amafaranga iki. Icyo gihe niba harabonetse 3 miliyoni ayajyana kuri banki. Mama aratakambura avuga ati rero aya niyo mafaranga mfite imbere n'inyuma, ati none harakorwa iki kugira ngo mutansorera abana mu nzu ko nta bundi butunzi nsigaranye, nta kindi kintu mfite, ati murabona bizagenda gute? Ubwo musaza wanjye ku ishuri nawe urumva kwiga ni danje. Ubwo ku ishuri yatangaga minerval iri hejuru, nawe ku ishuri birirwa mu merena ati niyishyure nanjye ari uko nguko bitoroshye. Urumva, birangije nyine mama baramwitegereza baramureba, baramubwira ati rero tugize amahirwe n'ayangaya turayabonye, ati ngaho genda n'abana bawe mutuze, ati nta kibazo. Ikibazo cya credit kirarangiye be,
turabisereburiye rwose, turavuga ati Imana ishimwe tubonye aho kuba rwose, nubwo nta hantu ho guhinga hasigaye, nubwo rwose kubaho bizagorana, ariko ntacyo dufite aho guhengeka umusaya. Ubwo nyine papa nyine nawe nyine yumva arabyishimiye, yumva ni ibintu byiza. Obe hahandi twaye tugeze kuri level yo kuvuga ati noneho reka ashake minerivare, abe yagira ute, abe yaturihirira amashuri twige turangize tumeze neza. Icyo gihe ngeze mu wa gatandatu segondere, papa nyine aravuga ati rero wowe urabona ko ku kigo cyanyu ahantu wiga mutanga minerivare y'amafaranga makeya, tubungubu ikintu kigiye gukurikiraho ngiye kubanza ntanga minerivare ya musaza wawe niwe uriha amafaranga menshi. Nuko ibyo ngibyo nyine abigiyemo, wenda nyine nawe ntabwo yigeze amwishyura nyine, wenda ngo irangire, ariko urumva uko byagenda kose yari yaragabanyijeho. Ubwo ngo dusoje kwiga, njye nsoje kwiga nyine haciyemo nk'amezi agera nko muri 6 papa barapfuye. Amaze gupfa, ariko mu gupfa kwiwe umuntu wabigizemo uruhare kugira ngo apfe, na n'izi saha kugeza izi saha ntabwo yigeze atwitaho nyine avuga ati babana uko byagenze, wa muryango wa mubyeyi yasize tireka mbe najya no kubareba. Umuntu yagize uruhare mu rupfu rwa papa gute? Nyine papa yakoraga mu Gakinjiro. None akora mu Gakinjiro, urumva nyine ziriya mashini nyine bakoresha nyine zoza imbaho. Yego. Urumva nyine papa yari ari gutambuka, imashini nyine iba ikasura urubaho nabi, ibiri umukubise mu mutwe, ari undi muntu nyine uri kurukoresha. Papa nyine akorera impanuka uko nguko aba arapfuye. Ariko na n'izi saha uwo muntu nta nubwo abashaka no kumenya amakuru yacu. Mama nyine yagerageje kubyirukankamo n'iki, byaranze na n'ubu ngubu. Ubwo urumva nyine kubaho ufite umubyeyi umwe mwihiringa, nta hantu ho kugira nyine usibye kuba yorora nyine amatungo amagufi ya iki nyine ngo arebe uburyo twabaho nyine, natwe urumva twasoje kwiga buri wese ahita ajya kwihigira ukwe. Na musaza we yasoje kwiga? Yego. Yasoje kwiga ahita ajya kwihigira ukwe. Ubwo uwo mugabo ntazi amakuru yacu kuva twajya gushyingura papa na n'izi saha. Ahubwo nyine nashakaga kubwira nyine nk'abantu, niba wenda hari ubuvugizi nyine wenda, cyangwa se hari uburyo nyine twanyuramo kugira ngo wenda turenganurwe, wenda nk'inzira nyine twabinyuzamo, nyine batugire inama ibitekerezo byabo turabikeneye ahangaha. Hari ubuyobozi mwagiyemo se murabibabwira? Twabugiyemo, twanagiye Kibagabaga, urubanza niba nyine bagenda basubika imanza ukuntu utamenya, ibintu nk'ibyo ntabwo njya mbimenya. N'ubu urubanza rwanyu ntabwo rurasoma? Ntabwo rurasomwa nyine bagenda babisubika, kandi uwo mugabo nyine arahari. Mwa mufite umwavoka se cyangwa mwari buburane? Oya, umwavoka turamufite. Bababwira ko ikibazo kiri hese? Uwo mugabo ubwa mbere nyine baramuhamagaye, yanga kuza kwitaba, nyine mama amuha ku yindi tariki. Nabwo agiye baramubwira ngo ubwo nyine ngo urubanza ngo bagiye ngo kuba barusubitse. Na n'izi saha ibintu byahereye guhera 2023, none turi 2026. Shize imyaka hafi 3 yose. 3 yose irashize. Ubwo buzima ubunyuzemo, ugeze naho uri umubyeyi wawe w'umupapa, n'ubundi buzima buracyagoye. Wowe noneho ku giti cyawe usoje kwiga, utangiye gushaka akazi, byo ni urugendo wasobanurira abantu gute, cyangwa se n'ubuhamya abantu gute kugira ngo uve mu rugo utangira akazi kawe ka mbere? Se warakabonye? Niba warakabonye karakahe? Byarakoroheye? Niba bitarakoroheye se ni ubuhe buryo wabikozemo kugira ngo ukabone? Niki wasigaranye mu mutwe? Nyine be njyewe dusoza ubundi pratique twakoze yarananiye. Wigaga iki mu segondere? Nigaga MPG. Ubwo ni mate, physique na geography. Yego. Numvaga ufite intego zo kuzavamo iki se ujya kwiga? Ubundi ngiye numvaga nzaba n'umupolisi.
gusa nyine ntibyigeze bimbi. None se warabigerageje? Shana narabigerageje inshuro ebyiri zose. Wavugaga ko baguhoraga iki, bakubwiraga ko baguhoraga? Oya, wamenya nyine ngo bigenda bite. Wowe wariyandikishaga ukabona nibaguhamagara? Nariyandikishije nyine no gukora ahubwo ibizami nyine tushiduka abandi bagiye, sinzi ngo bigenda bite. Ntago bakubwira ngo byagenze gutya. Ushiduka abandi bagiye nyine njye numvaga nzajya ari kuzaba umupolisi. Ukumva ati naribireka mfayitinga ariko nanjye nzagere kuri iki kintu. Gusa nyine ntago byigeze bikunda. Rero nyine urugendo rwanjye rwo gusoza kwiga ukuntu byaje kurangira, nagize nyasuri muri pratique ya physique. Nibuka icyaro nakuriyemo, nibuka ubuzima mu rugo barimo, nekereza ukuntu ari ngiye mukuru mu rugo. Ati musaza wanjye ubu ndabizi iyo abantu basoje kwiga bura avuga ati sister bura yasoje kwiga bura azaba afite amafaranga. Naza mugambwa ati nyene amafaranga yo kugura amata. Yego. Ngo mubwene amafaranga mfite ibyo bintu ngazabyumve. Muri umuntu wanjye nawe nuko nguko. Nakoze iki? Hari umunyeshuri kwiganaga namugenda mugati rero yarafite agatelefone. Yego. Ko pratique yarananiye umwarimu wari no kutugayidinga njambwati se kutari gukora. Enda mugati byananiye. Birumvikana ko impamvu yakunaniye nuko nari ndi gutekereza ibintu byinshi. Ntago ari uko nari umuswa. Ahubwo nyine natekerezaga ibintu byinshi, nafata ikaramu nkatitira. Yo. Ukumva nyine nkumva mfite ubwoba bwo gusubira ahantu navuye. Icyo gihe dore naho namenyaniye n'uriya muhungu uri hano. Icyo gihe ndabyibuka nabwiye umwana twiganaga ndamubwira ati ufite agatelefone, nagendanaga simukadi. Yego. Arangije arambwira ngo telefone ndayifite. Nyishyiramo simukadi umwana arampamagara. Iyo simukadi se yo yari yawe cyangwa iyi simukadi yari iyanjye? Arangije aneza nyine ku gasimukadi. Aneza kuri telefone nshyiramo simukadi. Maze kuyishyiramo umwana wo muri quartier arampamagara, bamwita Josiane nyine buriya wenda reka muvuga izina. Nyine navuga ko ari nk'umugisha navomye. Naraje nyine abarampamagara ngati Clement akazi ko mu rugo agashobora. Yego. Ka nyine uburyo mu rugo bari batuzi, bari bazi ko nyine turi abana batese iki. Ambwira uko nguko ndahinda mugati nagashobora. Namubwira se kameze gute? Nyine ambwira nuko bana n'umukecuru, abana be baba hanze. Ikintu ushinzwe uzajya ubushinzwe nuko mumenya, ukamenya ko uwo mukecuru yariye, ukamenya niba imiti yashize ukajya kuyizana i Kanombe. Ibintu nk'ibyo nyine to. Nenda mugati mfa ko batazabuza uburenganzira bwanjye ati niba ari umukecuru wenyine ati narebe ngiye nahaba nkamumenya. Wese wumvaga wabishobora cyangwa nuko wumva gushaka? Napfuye kuyikiriza. Nari mbizi. Sanye numva ibintu ngibyo ntago byakunanira. Ako kuba ugiye kubana n'umuntu utazi urumva nyine yabigoye no mu rugo rushyashya. Mageze we umukecuru nyine yambereye umwana iki, abana nyine twayatuvugana. Igihe cyo gukora urugerero kigeze, nkora urugerero nyine nk'abandi. Ubwo warukoreye i Kigali? Narukoreye nayo i Kigali. Nyine abana tukakorana urugerero bakaba bazi ko nyine ari mu rugo. Yego. Nuko nyine bakajya bamara liberty ihagije nyine tu. Bari barakugize umwana muri rusange? Bari barangize umwana mu rugo. Birangije nyine kwa nyine uburyo ki nyine numvaga nyine ako kazi nyine kugakora. Usoje na segonderi? Nsoje na segonderi. Nyine nkajya numva ni ibintu binjeni. Yego. Navuga ati nubwo ahantu rwose nkuramo amafaranga ariko wapi pe. Wumva? Ariko nanone ukibuka ko nandi mahitamo. Nkibuka ko nandi mahitamo ko natinyaga kujya iwacu. Ho wumva ko nasoje kwiga. Anti nkamubwira ati rero papa naguhamagara ko nyine papa yarakiriho. Umubwire yuko nkiri aho ngaho. So mubwire ko ndi i Kigali. Yego. Yenge ndari ku isiri rya tante wanjye na mama wanjye. Papa nyine atabizi kuko papa ntabwo ari kwemera ko nkora akazi ko mu rugo. Yari atarapfa icyo gihe? Yari atarapfa. Nyine papa yakundaga kwihagararaho bya hatari nyine ntabwo ashaka nyine ibintu. Nyine sinzi uburyo nyine namusobanuramo. Nuko akazi ndaza ndagakora, nkora urugerero iki, nkajya ntembera n'abandi bana. Noneho nagiraga akavuyo. Yego. Nagiraga akavuyo pe nta muntu ntinya. Icyo gihe ndabyibuka hari inyubako ninjiremo hari Sonatube.
mahurira n'umukobwa mwiza none ndamubwira ati ese kuri mwiza arambwira ngo urakoze ajya akavuyo byatangiye kuko se warabibonaga ko ari mwiza nabona narabibonaga urumva arambwira ati urakoze ndanye ndamubwira ati ese mpaho ngaho iwanyu harimo icyayi nzu nyihera icyayi angira ambwira ati ntaribi abe ninjiye muri iyo nyubako nsanga harimo abazungu yego nsanze harimo abazungu ubwo buranyica angira ambwira ati ni karibu nta kibazo injira batangira kumbwira icyongereza nawe urumva icyongereza cyatore nkubwiye ngo nyine kiba gikemangwa nyine tu ariko nyine kwa kundi ukajya mvamo dukeya nkumvamo dukeya nyine nkabasubizamo bikeya kuko nari ndamubwira ati rero nshaka akazi ngiye nshaka akazi anyamwanga ngo se ngo none se ngo ibintu ngo dukora ngo wabishobora nari ndamubwira ati nta kibazo ku bw'amahirwe haraciyemo iminsi diplome zacu zisohotse ubwo bakoraga iki aho hantu ni ibintu bya kampani y'amabeti nuko nyine birangije umukobwa ngira arambwira ati ko nabonye ugira akavuyo se tuba ibintu uzabishobora ndane ndamubwira ati wowe nyihera akazi ibintu tubyihorere ngira arambwira ati rero ejo uzazana ibyangombwa haraciyemo iminsi diplome zisohotse ubwo basaba iki kugira baguha akazi yawe basabaga diplome ni iki ni diplome icyangombwa cyo kwa mudugudu cy'imico n'imyitwarire icyo gihe nagiye no kwa mudugudu atananzi naho i Kigali ndagenda kwakaho icyangombwa uri kumva ubwo ku kigo byarakoroheye kandi ari ubwa mbere akubonye ntabwo yigeze angora nayo yambereye umwana mwiza mbere imfura nijoro amubwira ati se nakwima icyangombwa ngo bigende biti tugenda wigeragereza amahirwe nyine ibyangombwa ndabishaka na CV ubundi nyine ndagenda ndadepoza barambwira ati rero haciyemo nk'icyumweru ati uzaze muri training ubundi nyine birangije barampamagara bambwira ati ukajya gukorera mu burasirazuba ubwo numva akantu bambwiye hariyo umuvandimwe wanjye wo muri famiye ndavuga ati ntacyo ubwo bahanjyanye ntabwo ngiye guhita ntangira ubuzima bwo muri gato reka muhamagare mubwire nyine abancumbikiyeho ubwo baguhamagaye n'undi gikora akazi ko mu rugo ubwo ukibona telefone iguhamagaye kubwira ko wabonye akazi wabyakiriye aho ngaho ubwo nabaga ntabwo nigeze mbabwira ko ndi muri training nyine bajyaga bagira ngo nagiye mu rugerera atariho nagiye nigire muri training nyine kugira ngo nzabone akazi yego birangije nyine nagukoreye iki narakugendeye aho ngaho nabaga nyine ndabasezerana ndavuga ati rero mbonye akandi kazi ati none ndagiye nyine mukecuru bamushakira undi muntu uzajya umwitaho yego nuko nyine nimba atari ibanga wahembwaga ngahe muri urwo rugo bamembaga 40,000 yego akazi rero ubonye bari bagiye kugukubira hafi gatatu cya kabiri shaka hari akazi keza pe ntacyo nabashinze nuko nyine ndakugendera njya nyine kuri uwo musista nyine wo muri famiye yari yarashatse ndagenda tubanaho igihe gitoya nawe nyine biba ngombwa ko ahantu babaga bimuka ubwo urumva gushaka ibikoresho ndakeka nabayeho nk'ukwezi kumwe gushaka ibikoresho icyo gihe ndabyibuka anambwira ko bagiye kugenda ntabwo nari nzi ko mu kazi baduhembye njyewe nyine yarambwira ati ubu ngubu urajya uva ahantu nyine bari bagiye gutura njyayo kugira ngo kuko kandi nakundaga gukora shift za nijoro dutaha saa 8 za nijoro nkibaza nzajya ndara hehe niyo nkumva ni ibintu bingoye birangije nagukoreye iki nyine hari abakobwa nyine twakoranaga ndavuga ati rero mumfashe mujye muncumbikira ati hanyuma nanjye ubwo negereze baduhembe mbona uburyo nzabaho igipangu babagamo Landlord aravuga ati nakavuyo k'abakobwa nshaka uri ko Landlord yanga ko ndyama wowe wari ugiye guteza akavuyo mu gipangu ngo ushaka ngiye guteza akavuyo mu gipangu icyo kintu cyarandiye narizi saa uwo mugore ese bwiwe kugira akavuyo yari asanzwe nese yarandise n'ubwa mbere yarambonye uri kumva ako nyine kwa icyo gipangu cyabagamo abakobwa benshi nyine yavuga ati none abakobwa bagiye no kubana iki nyine kuva ntago ibyavamo nyine tu
barambwira ati rero none se Landirodi barambwira ati rero ho kugira ngo uno mwana agende tuye turimukana nawe nta kibazo ati natwe turi busohoke muri ino nzu niravuga ngo ibyo birabareba ngo ubwo nta kibazo ngo mwese mugendane ndavuga ati rero nanjye ndi umuntu mukuru nakarenze ati mureke cugurike nshaka ahantu ho kuba abe ntakubeshye nafunze umwuka ndavuga ati ubundi ubu mu kazi uwajya kuri konti ngarako n'amafaranga bashyizeho naragiye ngiyeho nsanga ari amafaranga ntago se wari uzi igihe babahembera ntabyo nari nzumva nari mushashya mu kazi ntabyo nta nubwo nari mbyitayeho ni ukuvuga umushahara wa mbere wawubonye aho wabaga bamaze nk'aho ari ukukubwira ko bidashobotse ko mwakomeza kubana yego nuko nyine birangije kugura ibikoresho byose byo muri ghetto n'iki nta matera nagiraga nta safuriya nta umva nyine ibintu byose ari gutangira rero havuyemo igikapu cy'imyenda nari mfite nta kindi kintu nari mfite nuko nyine birangije icyo gihe ndabyibuka nari mfite mukuru wanjye nanone uba muri izo karitsiye ariko nyine nawe atahantu kure nari ndamubwira ati rero nabuze inzu kandi nawe urabona ko ahantu utaha ni kure kujya amataha ari nijoro ntabwo byankundira ati none ndabigenzane nahuye n'umugabo arambwira ngo ko ufite matera icyo gihe nari mvuye kugura matera ko ufite matera ngo nkaba mbona umeze nk'aho udafite ahantu yijyanye nari ndamubwira ati ariko niko kuri nako bimeze wese wari uguze matera wumva uyijyanye nanjye ntukambwire iyo umuntu yarindagiye nyine aba yarindagiye ntenge n'abati reka nigure udukoresho dukeya nabirenze ntabwo ndubura ahantu ndara ariko ibi byose nka sitaragoringa mu rugo simbibabwire ati mama ninjya kumusaza n'ubundi nta kintu nyine nese arabikora hiki ku bw'amahirwe nyine mba nkubitanye n'uwo mugabo ajya kunyereka inzu agiye kunyereka inzu yaranyeretse tunaniranwa ku mafaranga kuko sinari mfite ubushobozi bwo kuyishyura ubwo bagucaga ngahe bari barimo baranca byari 20 ko ndi bwishyura amezi 3 byagusaga 60. ayo mafaranga ntayo nari mfite uri kumva ahanyeretse ndamubwira ati rero Landirodi nyine turananiranywa nyine ndamubwira ati nta mafaranga mfite nyinze ndizamukira nyine nsubira kuri wa mukuru wanjye nyine wacuruzaga nyine muri uwo mujyi arangije nyine nabwo mpakubitana n'undi mugabo nyiramwanga se ngo urimo urashaka inzu nari ndamubwira ati ngo tugende ngo nkwereke ahantu ngo hari inzu ngo gusa nyine ngo nakazu gatanga sinzi yuko uri bukabemo ngo bishobore ndangije ndamubwira ati nta kibazo tugende uhanyereke twaragiye byari mu gipangu cyiza pe ariko nyine ako kazu kuntu kari kameze obe umuntu wansuriye muri iyo nzu azaza atera ubuhamya yandike muri comment azakubwira uburyo yari imeze wumvaga kandi ntacyo bigutwaye n'abashyitsi bakaza je nari proud yabyo uri kumva nyine ngiye nkumva nta kintu bintwaye nyine kuba ndi muri iyo nzu nkumva nta kintu bintwaye ariko nyine nijoro nyine kwa kunda amabati yabaga atangiye gukonja ibijojoba nyine byajyaga bigwa bikagwa ku buriri uri kumva ati nyine nari bureka mpangane nabyo mfayitinge n'ubundi ni igihe gitoya nkabona ibiceri nkazajya mu nzu nziza ukumva abe nangira ubuzima bwa gatuko nguko nyine nkajya nirinda ibigare n'iki ku bw'amahirwe nyine Imana ingirira neza nyine ntangira kujya mba ahantu heza nyine nkajya mbona n'ubushobozi nyine bwo kuba nakiyishyurira inzu nyine ahantu nyine hazima ubwo nyine urwo ni rwo rugendo rwanjye rwo kuba navuga ngo kwibaza waje kuva mu ntara gutugaruka i Kigali kugaruka i Kigali nyine byabaye nyine ku mpamvu z'akazi nibo bampindura nyine bangarura inaho bivuze ko n'ejo bashatse bakwimura bakagusubiza mu ntara abo banjyanye njyaho kuva icyo gihe rero birumvikana ubuzima bwari bumaze gusa nk'aho bujya ku murongo ariko se noneho mama wawe nyine akajya yenga utuntu tw'uturima tw'igikoni n'iki gusa nyine ntago nyine navuga ngo abayeho nabi nyine niba ari yo sabuna ashaka arayibona musaza wanjye nyine nawe ari naho i Kigali ari kubana na murumunange arakiga nyine urumva nyine no kumurira ishuri nyine urumva yo restaurant nyine turasiragoringa ariko akiga kuko nyine aracyari mu ishuri ageze mu kangahe arasoza uyu mwaka hanyuma umuntu akurebye ubu urasa neza nkunda guhura nawe kenshi uri kwisekera
umuntu akubonye ntiyanamenya ko ibyo bintu byose wabinyuzemo. Imbaraga zikuye he zo kugira ngo ibyo bintu byose binyuremo kandi ubu ngubu umuntu aba akubona abona uri umuntu ukomeye nta kibazo? Inobe njye nyine navuga ko ari ibintu natojwe na mama wanjye. Ko nyine mama ataranyerekaga nyine agahinda afite. Nanjye niyo mpamvu ntajya mpfa kwerekana agahinda kanjye. Njye dushobora guhura ukavuga turi mwana nta kibazo afite iki ni umutesi uri aho ngaho ariko ntago ari ko biri. Kereka nyine nk'umuntu twaganiriye nkamubwira ibintu byanjye nibwo emotion nyine zimfata nkaba nanarira. Ariko ubundi duhuye ntago wamenya ngo Clemence ni muntu ki. Wabona nyine ari umuntu uri aho ngaho wahiriwe n'ubuzima ariko ntago biba byoroshye. Ibintu byose wanyuzemo ni ibintu bikomeye by'umwihariko kugira ngo umuntu abyakire ntabwo navuga ko ari ibintu byoroshye. Hari nk'igihe wigeze gutekereza gukora nk'ikintu kidafututse cyangwa se kitari cyiza bitewe n'ubuzima wari urimo, icyo gihe hari ryari nimba waragitekereje? Nabikubwiye niga mu 5 segonderi. Ubwo najyaga ngenda mu bigare nkanyene n'abana bakambwira nyine tukajya ku ibintu byo kunywa inzoga ibintu nk'ibyo twarigize abahanzi n'abakinnyi ba filime none icyo gihe ngiye nkajya mbeshya mu rugo ngo nagiye ku ishuri nkamu cya papa nyine nka namugati ku ishuri meze gutya na gutya nk'amafaranga anyohereje nkahita nyakora moteke nkajya kwishutingira Rwamagana. Nyine ibyo bintu nyine nari ngiye kugendera mu Kigali kitari sawa. Nyuma nyine nibwo nitekerejeho nsanga ngiye kubabaza mu rugo kandi barakoze uko bashoboye kose nyine ngo dukunde tubeho neza. Nyine mu bushobozi bucyaya mu rugendo rw'ubuzima barigiye bagira baragerageje nyine batubera ababyeyi. None se wabayeho n'umuhanzi? Ewe cyangwa kinye filime gusa? Nabyo narabigerageje numva hari indirimbo twajyaga twandika. Wari umuraperi se warahuguzaga? Byari ibibazo. Iyo wabikoraga se byibuza byo wumvaga basi wishimye muri wowe? Nicyo kintu cyanshimishaga ubu. Nyine kuba nabaga ndi kumwe n'abo bantu ariko ikintu kibi cyabona uko bajyaga banjyanye mu byo kunywa inzoga. Bakakubwira se ko ari byo bibafashe kuba abasitari? Nyine ubwo ubanza ari uko twabibonaga. Ahari ibyo byari buzadufashe kwamamara. Ubwo hari umukobwa agarutseho wakurangiye akazi ko kuza gukora mu rugo i Kigali. Uwo mukobwa mwongeye guhura niwo muracyavugana byarangiye? Usibye ko tuvugana kuri WhatsApp rimwe na rimwe. Ntago nigeze nongera guhuza nawe. Usibye nyine kuvugana kuri WhatsApp biraho sinzi nyine nahaba. Nabahe bantu mu buzima bwawe wavuga ko hari icyo bagufashije cyangwa se hari icyo bagukoreye mu buzima? Mama wanjye ndamushimira cyane nyine ababyeyi banjye na papa wanjye nubwo atakiri ariko nyine ndamushimira. Hamwe na shangazi wanjye twabanaga i Kayonza. Abo nibo bantu bamara mu buzima bwanjye. Nibo bantu b'agaciro mfite kuri ntosi banumva nafite ikintu cyo kubitura. Ubu byinyuzemo byose nizo nshuti zawe za mbere uhamagara ukabwira? Cyane. Kuko nyine bazi ubuzima bwanjye bwose nyine nta kimwe nyine baciye ku ruhande. Ntabwo wigeze se ugwa mu bishuko ko abandi bakobwa benshi iyo bagirize mu bibazo nk'ibyo bisanga bari kugwa mu bishuko by'abagabo by'abasore? Ibyo ntabwo nigeze mbijyamo. Akazi nyine ngiyewe uburyo numvaga mbayeho nabaga ndi focus ku kazi kanjye nkamenya niba mvuye mu kazi ndaza nkora ibyo nkora ndyame. Nyine nabonye navuga ati ninjya muri gato ndabizi nzahura n'ibigare byinshi ariko iyo nta kintu bizangezaho. Rero ninjye ufite kwimenya. Avuga ati ejo isaha n'isaha mama wanjye nazamuteza bisi. Nkajya mba focus ku kazi kanjye buriya no kuvuga ngo ibintu ngo by'amapate iki biriya bintu byaranyihisha usanga nyine n'abashuti banjye akenshi turabishwanira. Ati nyine wowe ajya bamwandiye idage agana aribi. N'ubu uracyakora ka kazi gahuye na betting? Niko nkirimo. Bivuze ko kaguhiriye ubona ko nta kibazo cyangwa se nuko nta handi ufite? Nuko nta handi mfite ho gukora. Mabonye nyine nagahindura. Ese ugitekereza nko kwikorera? Cyane. Ibishoro bibonetse umuntu yakikorera. Wumva ari nk'iki wakora se kitandukanye no kuba wakorera abandi?
shamba numva nacuruza nyine tu ibintu bijyanye no gucuruza, mfite nka shop yanjye runaka nkajya nambika nk'abamama cyangwa abana bato, mba numva ari byo bintu byanjye nyine tu, kibura ni ibishoro. Gusa nyine nizeye ko hari igihe bizaboneka nyine Imana ikabigenza neza. Urumva ko rero ubuhamya bwa Clemence ni ubuhamya bukomeye kandi buri wese ashobora kugira icyo avanamo. Niyo mpamvu tujye tukubwira ko buri gihe niba uri gukurikira ikiganiro twakoze ugikurikira, ariko nanone wigiramo amasomo menshi cyane. Hari igihe ushobora kugera mu bibazo ukumva ko ubuzima bwawe burangiye, ariko ushobora gusanga uri kubinyuramo kugira ngo uzaveho umuntu ukomeye. Buri ibintu byose bikomeye cyangwa se ibintu byose byiza kugira ngo bigereho bigusaba igitambo. Na ubu ngubu uyu munsi Clemence iyo yicaye akireba ari mu rugo atagiye nko mu kazi, ugatekereza aho wavuye n'aho umaze kugera, nubwo ugifite urundi rugendo, uba wumva uko watsinze ibyo wanyuzemo cyangwa se uko wabinyuzemo. Uba wumva iyo wicaye wakiha nk'amanota ngaho uvuga ngo ibi bintu ko byakagombye kuba narabikoze niko nabikoze, cyangwa se hari amakosa menshi nabikoreyemo. Oya, ndatekereza nta makosa nakoze. Nanone ngiye kwiha amanota, ngiye nyine bitewe n'aho naturutse, tunaragerageje nka 60%, ubwo indi 40% isigaye Imana izabikora. Gusa Clemence wa kera ntabwo ari we w'ubu. Yego. Namenye kurwana n'ubuzima, ubuzima nzi icyo ari cyo, mba numva nyine nta buzima ntaba, umukobwa umeze kose nabunyuramo kandi nkabutsinda. Yego. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro, ariko ntabwo n'ubu nakurekura utagize nk'icyo ubwira abantu badukurikiye bari kunyura mu bibazo nk'ibyo wanyuzemo, cyangwa se bari kunyura mu bibazo birenze n'ibyo wanyuzemo by'ubuzima batahisemo ariko bakabyisangamo, kandi bakaba babona n'andi mahitamo bafite kugira ngo bazongere kuba babaho nk'uko abandi babayeho nta bibazo. Nubwo wenda ibibazo bitajya bishira, ariko byibuza ibibazo byagabanyutse, abadafite aho kuba, abana b'abakobwa cyane cyane. Ni iki ubabwira ugendeye ku buzima wowe wanyuzemo? Ikintu nabwira nyine abantu bari mu buzima nk'ubwo nanyuzemo, ikintu nababwira ni ukwiga kwihangana, ikindi bakamenya kwihagararaho. Ikindi ku bana b'abakobwa cyane cyane bakirinda ibishuko, kumva ko hari umuntu runaka uzaza kugukemurira ikibazo hari ibyo wagombye kumuha. Ibyo bintu bazabyihorera, nyine bajye bamenya kwirwaniraho ku giti cyabo, ibintu n'ibyanga bafata umwanya kandi basenga. Imana isubiriza igihe, nicyo kintu nabonye. Nyine bajye bagira umutima wihangana, kuvuga ngo hari umuntu ntegeye amaboko, ya umuntu niwe wigira ku giti cye. Nama nabagira rero bajye biga kwihangana, nyine kwihangana bigira kunesha. Reka turi kugana ku musozo, sinabura no kugatambikamo. Njya nkubona mu mafilime agiye atandukanye, impano yo gukina filime numvisha ari iya kera, n'ubu uracyayikomeje? N'ubu ndayikomeje. Baduha akazi ahubwo. Ubona nta kikubangamiraho se, cyangwa se nta impact mbi ikugiraho, cyane ko ubwo wabigerageje wisanze uri mu ngeso mbi, n'ubu ngubu ni ubona nta kibazo? Nta kibazo ntacyo, kuko kiriya gihe wenda impamvu nisanze mu ngeso mbi hari harimo n'ubwana, ariko ubu ngubu mbikora kuko numva mbishaka kandi mbikunze. Clemence rero abadukurikiye murabyumva, nimba mufite amaporoje y'amafilime atandukanye, nabonye rwose agerageza gukina mu mafilime agiye atandukanye. Kuri ubu ngubu wamenya nk'umubare w'amafilime umaze kugaragaramo? Umubare w'amafilime maze kugaragaramo si ubu nangahe? Kuva aho ugarukiye i Kigali ugakomeza gukora, tuvane mu byo wakoze mu bwana. Izo maze harimo izitarasohoka, izasohotse izo nagaragayemo ngire ngo ni 2. Reka tugushimire kandi twizere ko nibutaha aha ni mu rugo. Ni Ubuhamya TV, turahari kugira dufasha abantu ku bijyanye no kubaha ibitekerezo binyuze mu nkuru zacu twagiye tunyuramo. Yego, kandi buriya no kuvuga ibintu bikurimo biraruhura. Buriya umuntu ufite ibibazo byinshi ari kunyuramo akaba adafite umuntu abibwira, nabyo bishobora gutuma binamuviramo rimwe na rimwe no gukora amafuta atandukanye, bikaba byamuviramo nko kwiyahura kubera agahinda gakabije n'ibindi bitandukanye.
rero turagushimiye cyane ko wafashe umwanya wawe ukaza ku Buhamya TV ukabusangije ubuhamya bwawe abadukurikiye. Reka nizere ko muri comment turi buze kugenda tubona ibitekerezo byanyu bigiye bitandukanye, kandi namwe niba hari ushaka kuza gusangiza abadukurikira ubuhamya bwe araza kutwandikira kuri izo nimero ari kubona munsi, hanyuma atubwire nawe tuzamwakire hano. Reka tugushimire cyane Clement. Murakoze cyane. Mwakoze cyane namwe rero kudukurikira aho mwari muri mu mpande zose z'isi. Imana ibarinde.